Hari igihe usanga uri umwana w'umukobwa ugasanga uvuga ngo nabuze umugabo bitewe wenda n'uko wumva ko ugeze muri cya gihe cyo kumushaka cyangwa se nanone wumva ko umukeneye. Ntabwo abantu bose rero bumva ko bakeneye nyine abagabo mu gihe kimwe, buri wese n'ibyo aba ashaka. Ariko nanone hari igihe usanga uri umukobwa ariko ugasanga ugira uruhare runini mu gutuma nyine wa mugabo utamubona. Ukaba uri wa mukobwa nyine ushobora kugira inshuti mugakundana ariko ugasanga n'ubundi ni za nshuti zitakugeza kuri mariage cyangwa se za zindi zifuza kugushyira mu rugo. Hari ibintu rero abakobwa bakora bigatuma rwose ushobora gusaza nta mugabo ubonye, ugasanga uruhare runini ni wowe wabiteye. Wakwibaza rero ngo ibyo bintu ni ibihe? Bana nanjye kugira ngo usobanukirwe ibyo bintu. Ikintu cya mbere ugomba kureka nk'umwana w'umukobwa, niba koko wumva ushaka umugabo, ugomba kugabanya ibintu wasetinze ku mugabo wumva ukeneye. Hari ukuntu iyo ukiri muto hari criteria uba warashyizeho nyine z'umugabo ugomba kugushaka. Umusore uteye gutya, muremure, munini, uri physically fit, umeze neza, w'igikara cyangwa se imibiri yombi, ibyo byose nyine ukagenda ukabishyiraho, ufite ibi n'ibi, nyine wumva ko ari we musore ukeneye. Noneho ukibagirwa yuko ibyo bintu byose bidashoboka ko wabibona mu muntu umwe, kimwe n'uko nawe umuntu atakubonamo ibintu byose. Iyo utangiye rero kugendera kuri ibyo bintu, niba ubonye runaka ukabona afite wenda ufite ibintu 6 ushaka mu muntu, ugahura n'uwujuje 2 cyangwa se 3, ukavuga uti uyu nguyu reka mureke, uracyashaka wa muntu ufite bya bintu ariko mu by'ukuri ntabwo uzamubona, kubera ko biragoye ko ibyo bintu byose wabisanga mu muntu umwe. Uzasanga umusore uri physically fit ariko ari umukene, usange wa wundi n'ubundi udafite taye nyine isamaje cyangwa se atari mwiza, afite bya bindi nyine wifuza, wumve ko nawe utamukeneye. Rero ni byiza ko ureba ibintu bizima, bya bintu nyine bigize umuntu, harimo umuntu n'ibindi nk'ibyo. Wa muntu ufite mindset, ubundi hari ukuntu ushobora kuvuga ngo shaka wenda umusore ku myaka yawe 25, urashaka umusore w'imyaka 30 cyangwa 35 wamaze kwiyubaka, wubatse inzu, ufite ibintu runaka, ufite imodoka, ukirengagiza ko nawe ku myaka yawe cyangwa se nawe iyo myaka urayifite, ariko nturebe ngo ese iyi myaka ko njye nyifite n'iki nagezeho. Mbere yuko nkenera wa muntu ufite bya bintu byose kuri iyi myaka, yewe nageze kuki? Isi turimo twese ni imwe, uba ugomba nabyo kubitekerezaho. Rero hari n'ukuntu ushobora kumubona, hari n'ukuntu ushobora kumubona bifite, gusa ko nanone aba ari bake, ariko jya umenya ko ibintu uyu munsi bishobora kuba bihari, ejo bikagenda. Icyiza rero ni ukureba wa muntu ufite mindset cyangwa se wa muntu ufite ibitekerezo bizima. Hari ukuntu uganira n'umuntu ukumva nubwo bwose nta kintu afite ariko afite mindset imeze neza, cyangwa se ni wa muntu uzi gushakisha. Kuko hari n'uwo ushobora kubiha akaba bifite uyu munsi, ariko bitewe n'uburyo yabibonyemo ugasanga n'ubundi nyuma y'umwaka birashize asigaye n'ubundi nta na kimwe afite. Icyiza rero ni uko wareba ikizima, cya kindi kizakubakira, cya kindi kizatuma ugira urugo rukomeye, kuruta uko wakwirukankira kureba ibintu cyane. Kubera ko hari n'abakobwa bamwe baba babitse imfunguzo z'ubukire bw'abagabo babo, bivuze ngo wa musore mushobora kubana ukaba amarembo afungura ubutunzi ku buzima bwanyu. Ni byiza rero ko ureba uwo muntu mu mitekerereze, uko agukunda, akaba ari byo bintu ugenderaho cyane. Kubera ko nanone nugendera ngo umusore afite ibi n'ibi, hari igihe uzamubona nyine afite bya bindi wifuza, ukagenda ukurikiye bya bintu ariko nta rukundo ufite. Ni hahandi rero n'ubundi uzasanga ugeze mu rugo bya bintu bisanzemo nk'uko wabishakaga, ariko umutima ukunda ntawe uhari, ugasanga urasubira inyuma
kureba wa muntu n'ubundi wakundaga, kuko wasanze ibintu ariko umutima ukunda cyangwa se urukundo hari aho warusize. Niyo mpamvu usanga rero akenshi ugenda usubira inyuma kureba wa muntu kubera ko uwo muri kumwe mu by'ukuri ntabwo umukunda. Ikindi kintu cya kabiri, ugomba kumekinga sure ko uri umukobwa ucishije bugufi cyangwa se uri hambo, wa mukobwa nyine utari umusazi. Hari buriya abagabo bakunda igitsina gore gituje cyangwa se giciye bugufi, ntabwo bakunda umukobwa usakuza cyane uvugira hejuru, ntabwo babikunda kubera ko abagabo bakunda ahantu hatuje, ahantu basanga amahoro, hahantu agera kumva nyine aratekanye. Iyo uri umuntu uri hambo cyangwa ucishije bugufi, biba binagaragara mu mivugire yawe, imyitwarire yawe ndetse n'ukureba mu maso ye biba byigaragaza. Rero ntuzabe wa mukobwa uvugira hejuru, usakuza, ugira gute. Jya ugerageza guca bugufi, witwararike mu byo uvuga, mu mikorere yawe, nyine ube wa mukobwa ucishije make ariko nanone usobanukiwe. Hari ukuntu usanga umuntu n'ubundi yacecetse ariko ugasanga n'ubundi ntabwo asobanukiwe. Biba byiza rero iyo ucishije bugufi ariko nanone ukaba ufite gusobanuka muri wowe. Ikindi kintu cya gatatu ugomba gukora, ugomba kuva mu rugo. Aha ngaho nyumve neza, simvuze ngo uve mu rugo ujye kuba ikirara cyangwa se ube inzererezi. Reka kuba wa mukobwa wo mu rugo. Hari abakobwa baba mu rugo akaba wenda nta kazi afite, agakora akazi ko mu rugo, yasoza kugakora akaryama. Iyo akaba ari rutine ye ya buri gihe, umwaka ugashira undi ugataha. Ugomba guhaguruka ukajya mu rusengero, ukajya mu musigiti, ukajya mu birori bitandukanye, ukahura n'aba bantu nyine batandukanye. Wibuke neza ko nta muntu uzaza iwanyu ngo aje kukureba atakuzi. Niyo mpamvu ugomba kuva mu rugo ujya guhura nyine ahantu n'abandi bantu, ahantu habereye ibirori bitandukanye, mu nsengero. Aho ngaho hashobora kubera irembo ryo guhura n'umuntu utatekerezaga. Niba ufite n'akazi, hari abantu bagira akazi akabyuka mu gitondo akajya kuri ofisi, agataha nimugoroba akaza akaryama, none no muri weekend ugasanga niwo munsi wo kuruhuka. Yiriwe mu rugo, yiriwe atunganya ibyo mu rugo nyine by'icyumweru cyose, hanyuma akaryama. Ni byiza ko ugomba kuruhuka, ariko nanone ugomba no kugira umwanya wo kuva mu nzu, ukagenda ugatembera, kubera ko you never know, ushobora guhura nawe mu nzira, ushobora guhura nawe muri resitora, ahantu nyine hatandukanye hahurira abantu benshi. Niyo mpamvu rero utagomba guhora wiziritse mu rugo, ukagira n'umwanya wo kugenda. Ikindi kintu cya kane, ugomba kumekinga sure ko usa neza. Ukaba uri wa mukobwa uzi kwiyitaho mu bushobozi bwawe buke ufite cyangwa se bwinshi. Ntabwo kwiyitaho ari ukuvuga ngo urambara ibintu birenze bihenze, oya. Mu bushobozi bwawe buke ushobora kugaragara neza, ukita ku sura yawe, ukita mu buryo ugaragara, mbese muri make. Kubera ko abagabo bakunda isuku, bakunda ibintu bisa neza. Ese wowe iyo umuntu akubonye n'iki wibonaho ku buryo ushobora kuvuga ati iki kintu cyakurura umuntu, ku buryo umuntu ashobora kukureba rimwe agasubira kureba ubwa kabiri. Ariko niba uri wa muntu uri aho wumva ko ibintu byose ntacyo bitwaye, hari n'abavuga ngo hari uwo Imana yakugeneye ngo byanga bikunda azaza, yego, ariko nanone nawe ntabwo ugomba kwigira nk'agatebo cyangwa se ngo ureke kwiyitaho. Uba ugomba gusa neza, uri umukobwa wiyitaho, ukaba uzi kwambara neza mu bushobozi bwawe, hanyuma noneho ku buryo nawe umuntu akureba akumva hari ikintu nyine kimukurura kuri wowe. Ujye uhagarara wirebe muri miri wawe, uko nambaye, uko mpagaze cyangwa se uko nsa, ni iki kindi ho ku buryo umuntu ashobora kureba akaba yakongera kwandeba bwa kabiri. Hanyuma numara kukibona, uzaba ufite impamvu noneho yo kuba umuntu yakureba akanagukunda. Jya wiyitaho cyane rero, umenye gusa neza, umenye uburyo ugaragara bitewe n'aho ugiye, nabyo birafasha. Umenye uko uteye kugira ngo umenye uko wambara. Buriya mu kwambara neza
bijyana no kumenya imiterere yawe. Ntabwo uko runaka yambaye ariko nawe ugomba kwambara kubera ko ntabwo muteye kimwe. Hari imyenda ishobora kumubera ariko wowe ntikubere kabone n'ubwo yaba ari myiza ku ruhe rwego. Mu kuberwa rero bigendana n'imiterere yawe. Iyo umaze kwimenya, umaze kwisobanukirwa, uhita umenya n'imyenda ishobora kukubera. Bityo rero bikaba byatuma umenya ngo ese mberwa iyo nambaye gute, mba ngaragara neza iyo nambaye iyihe myenda. Iyo ni inzira ikuganisha mu kuberwa ndetse no gusa neza. Jya wita cyane rero ku miterere y'umubiri wawe kubera nicyo kintu niho ruzingiye. Niho hantu honyine hari ipfundo ryo kuberwa kwawe. Ikindi kintu cya gatanu, gerageza ube wa mukobwa uzi kwigira. Ushakishe mu bintu byinshi bitandukanye icyo wakora. Kibe gito ariko nanone kibe gihari. Kubera ko ni byiza ko umenya kwikemurira utubazo tumwe na tumwe two mu buzima cyangwa se bya bindi by'ibanze. Uzirikane neza ko guhora uhabwa cyangwa se guhora abantu baguhereza bitera gusuzugurika. Bituma nawe wumva utari stable nyine, udatuje, bitewe n'uko hari ibyo ukenera ukananirwa kubyikemurira, bikaba byaviramo ko n'umuntu agukoresha bitewe n'uko hari icyo aguhereza. Ariko iyo umaze kumenya kwigira, ukaba uzi ko hari ibintu ushobora kwikemurira by'ibanze, bituma nawe wumva ko hari aho uhagaze kandi umuntu atapfa kukumenyera uko yiboneye. Wibuke neza ko iyo umuntu ahora aguha, agutegeka no gukora ibyo ashaka, ukabura imbaraga zibihakana kubera ko nta bwinyagamburiro ufite cyangwa se nta wundi muntu ufite wagusova mu bibazo byawe. Bityo rero ugahinduka igikoresho cye kubw'inyungu ze. Ariko iyo umaze kumenya kwikemurira utubazo tumwe na tumwe, ntabwo yakumenyera. Ni ukuvuga ngo n'icyo wakora cyose ni uko nawe uba wagishatse cyangwa se wakigizemo uruhare. Niyo mpamvu rero niba uri umukobwa, koresha umutwe wawe, ukoresha imbaraga zawe, bibe bike ariko nanone bibe bihari. Uko uyu munsi winjiza make agenda yiyongera, akaba yavamo cya kintu ushaka cyangwa se ukeneye. Kandi nanone wibuke ngo ikintu waruhiye ugiha agaciro cyane. Umenya n'uko ukijera kuruta cya kindi umuntu aza akaguhereza biri aho. Iyo umuntu aguhaye ikintu kitakuvunnye, no kugikoresha nyine ugisesagura biroroha. Ariko iyo cyavuye mu cyuya cyawe, muri za mbaraga zawe, uburyo uba wananiwe, n'iyo ya mafaranga aje, umenya uko uyabara, ukamenya uko uyajera n'uburyo ashobora kugukemurira ibibazo. Ariko iyo aje gutyo gusa, ntabwo ufata umwanya munini wo kubitekerezaho, nyine uyakoresha uko ubishaka. Niyo mpamvu rero kwigira ni ikintu cy'ingenzi kuri buri mukobwa wese ahava akagera. Ibyo ni ibintu bituma wumva muri wowe utuje ku buryo umuntu atapfa kugufatirana ngo agukoreshe icyo ashaka. Niba uzasanga niba uri wa mukobwa nyine ukaba uri aho nta bushobozi ufite, nturugire n'ubushake bwo gushakisha, ni hahandi kenshi usanga waguye mu mitego utatekerezaga ko ishobora kukubaho, bitewe n'uko umuntu yaguhaye iki, agukoresha ibi, cyangwa se wagiye ukurikiye iki bitewe n'impamvu, ugasanga uragenda wicuza ibintu byagiye biba mu buzima bwawe kubera ko utagize imbaraga zo kuba washakisha icyo wakora, cya kindi kiguhereza ibintu bike ariko kivuye mu mbaraga zawe. Nanone uko utangirira ku bintu bike, niko ugenda wongera ubwenge bwo kumenya gushaka byinshi. Uyu munsi uri gukora ibi ntabwo bihagije, ariko ubumenyi bwo gukora ibindi bugenda nyine buza. Uyu munsi ushobora gukora ibi ukabivamo, ukajya muri biriya, gutyo gutyo kugeza igihe uzagera muri cya kintu n'ubundi ushoboye gukora kikuzanira inyungu. Bivuze ngo rero niwicara gusa ugafunga amaboko, nta kintu uzageraho. Ariko niwicara ugashakisha, ukajya hirya ukajya hino, ntuzavuge ngo iki kirasuzuguritse ngo sinagikora. Uyu munsi ushobora kuba nagisuzuguritse, ariko ejo ntushobora kumenya aho gishobora kukugeza. Gikore niba bigishoboka, ukoresha imbaraga zawe ukizifite, we kugira akazi usuzugura. Akazi kabi ni akazi kataguhemba, naho ubwiza bw'akazi ni icyo ugakuramo.
Ubwo rero nta mpamvu ufite zo gusuzugura akazi, ugomba gukora uko byagenda kose kugira ngo ubashe kwigira, kugira ngo nawe ntuzabe igikoresho cy'umuntu wajya akubwira ibyo ashaka, agukinireho, agukoresha ibyo ashaka kubera ko hari icyo aguhereza. Arasa n'umuntu ugutunze umeze nk'uruhinja. Niyo mpamvu rero ugomba kwivana muri iyo ngoyi, ugashakisha ikintu wakora uko cyaba kimeze kose kiguhereza ya mafaranga wowe wita makeya, ariko nanone hari aho akuvana, hari n'aho akugeza. Niba uri umukobwa rero, iga kumenya gushakisha, uce muri iyi nzira, uce muri iriya, hanyuma bizatuma ugera kure. Ikindi kintu cya gatandatu, uba wa mukobwa wiyubaha kandi uzi kubaha. Hari abantu muri bo batagira ikinyabupfura pe, ku buryo ushobora kubona umuntu ukavuga ati si umuntu bite. Imyitwarire ye, amagambo avuga n'imikorere ni ibintu biteye isoni. Niba uri wa mukobwa rero utagira ikinyabupfura, menya ko rwose kugira ngo uzabone umugabo bizakugora. Abagabo bakunda kubahwa, bakunda ikinyabupfura, niyo mpamvu nawe ugomba kukigira, kubera ko biragoye ko wakubaha umuntu mu gihe wowe utiyubaha. Iyo wiyubaha uba uzi no kubaha umuntu icyo ari cyo, ariko niba utazi kwiyubaha nta nubwo wakubaha abandi. Niba ushaka umugabo rero mwiza, umugabo wa wundi wifuza ko muzagerana ku iherezo ry'ubuzima bwawe, uba ugomba kwiyubaha ndetse ukubaha n'abandi. Ikinyabupfura kikaba ari ikintu kikuranga, ukagira indangagaciro na kirazira. Ibyo ni byo bintu byerekana umuntu wa nyawe cyangwa se umuntu nyamuntu. Rero niba uri umukobwa ukaba uzi ko utazi kwiyubaha, utazi kwihesha agaciro, menya ngo nta n'uzakaguha. Bazagukoresha bakujugunye bigendere, ariko niba uzi ko wiha agaciro, n'undi wese uzaza mu buzima bwawe azaza kubashye. Ntuzabwire abantu ngo baragusuzugura, ahubwo ni uko nawe ubwawe wisuzugura. Niwiyubaha, n'uzaza mu buzima bwawe azaza kubashye, kubera ko icyubahiro cya nyacyo gituruka kuri wowe. Ni ukuvuga ngo rero, jya uwo mukobwa uzi kwiyubaha kugira ngo ubashe no kubaha abandi. Ugire wa mutima ukunze, ugire ikinyabupfura muri wowe, imikorere yawe, ibikuranga bibe ari bya bintu nyine by'umukobwa wiyubashye. Ibi bintu rero nubikurikiza nk'uko mbikubwiye, ndakubwiza ukuri, umusore wese uzaza mu buzima bwawe ntabwo azaza ari wa wundi wo kukubwira ngo n'iby'igihe gito akigendera, ahubwo uzasanga n'ubundi wataractinga cyangwa se ukurura ba basore b'agaciro, cyangwa se ba bandi bakwifuza by'igihe kirekire. Hari igihe uzasanga uri wa mukobwa ukurura abasore bo kugira ngo bakugira nyine ngo mumarane igihe gito, reka mbyite gutyo. Ugasanga uri wa muntu ukundana n'abasore batagushaka by'igihe kirekire. Hakabaho n'undi usanga ari umukobwa we nubwo nta gahunda afite nyine yo kuba yakora mariage, ariko mu buzima bwe ahora akurura aba basore bashaka kumugira umugore, bamwifuza by'igihe kirekire. Ariko wowe ugasanga uri wa muntu ukura abasore baza bagusiga, babandi bifuza uko mumarana igihe gito bagahita bigendera. Uzabanze witekerezeho, uvuge ati niki gitera ibi bintu. Numara kwitekerezaho uzamenya impamvu ibitera, kubera ko buri wese yifuza umuntu mu buzima bwe yaza bakagumana. Biba bibabaje rero kumva ko uyu munsi haje uyu yagiye, ejo bundi haje uriya nawe yagiye. Ujye utangira wibaze ngo ese si njye kibazo? Kuki umuntu wese uje mu buzima bwanjye agenda? Kuki bankoresha bakigendera? Ubanze witekerezeho, hanyuma numusoza kwitekerezaho uzamenya ikibitera. Numara kumenya ikibitera, noneho uzagikosora kugira ngo nawe ubashe gukurura abantu b'agaciro ku buzima bwawe. Ibi ni byo naguteguriye umunsi wa none. Wakoze cyane kubana nanjye. Nawe niba wakunze ikiganiro, ntugende udakoze subscribe, kore like, ukande share, ukande kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.